Size nta murazo muri salo. Simba papa wawe. Mere nagaraza. Iya, arahari. Mama wawe. Iya. Karame. Muze. Papa. Karame. Ninde wakoraga isuku hariya? Njyewe. Hanyuma uriya n'umutako hariya se? Ange. Genda uzane amasahani n'amashonji byatanje. Nibusha. Karame. Hariya ngo bakwitaye. Bizubagira Peletoni. Ngo bakwitane? Bizubagira Petronila. Bizubagira Petronila? Yego. Si amazina y'abantu ba kera. Niba ndi wo kwisoma amazina. Ninde wo kwisa iryo zina? Nyogokuru wanjye. Cyane nyogokuru wawe ko amazina nayo muri Sebutani Senyi. Ni abantu ba kera bashaje. Nikuba nawe urabona ko uri umwana. Nawe ukabyemera bakakwita iryo zina. Si uba ufite imyaka ingahe? 20. Ngo? 20. 20 cyangwa 18? Oya, 20. Ibyo bizina rero biza kuntera stress mu mutwe wanjye ntabwo ngiye mbishaka. Bisubagira Petronile ibintu birebire n'imashini kandi kuranga muntu. Umva. Ngiye wanjye suko nteye rugagi. Ngiye kukwita ibyanjye. Urabyumva? Byanjye kandi ryoroshye. Bizubagira Petronile. Turakuraho bagira. Urumva? Dusigarane bizu. Dusigarane bizu. Guhera uyu munsi witwa Bizu. Bizorohera umwana kuguhamagara, byorohera umugore kuguhamagara, ndetse nanjye ubwanjye. Hanyuma ibyo bizina byawe bindi nugera mu cyaro iwanyu bazajya bari kuhamagara. Urumva Bizu? Yego. Muri nikuze ifunguye. Asa n'ikigere. Nibyo. Wanjye nuko nteye. Ibi byanjye ntabwo bijya bitinda. Nakubazaga ibyo mama yambwiye. Yambwiye ngo tugiye kwimuka. Ndagenda ryari. Ese Ange nibyo ngibyo? Ange uriya muhanda usigaye uranyiritse. Kuwucisha imodoka bisigaye bingora cyane. Kandi no kwiparika hariya karara hariya ntabwo mbikunda imodoka kurara kure yanjye ntabwo ari byiza. Papa waguze imodoka ryari. Ange vuba ahangaha. Papa dukoreye ikintu cyiza cyane. Ange hari n'ibindi byinshi nzabakora kandi mukishima. Umugore nshuro dusengeye turi. Igihe cyose tuzajya dusengerwa na Ange. None se n'indembe gukora ko byakunaniye. Kanjye si bibinana njye nasengera ibiryo. Nzajya nsengera kashi. Gatangaza. Tanze gusenga. Teka Imana igira neza. Mana kandi kwizerwa. Turagushimira ku ifunguro duhaye. N'amatara mu nyuma y'izina rya Yesu. Amen.
Uzajya uvuga cyane. Ese umuntu wiyongorera watwe tuzabimenya wenyine. Bizubagira. Karame. kandi Sana ya marusha. ugomba kujya usenga cyane kugira ngo turifate tuzanaryandika turushyire hariya. Si ubundi wowe wajya udusengera. Kuki turinda kubyandika se? Kugira ngo urifate wowe wajya udusengera se nka papa. Reka njye sinyasengera ibyo nsengera kashi. Aha. Teye ubwoba. Muryoherwa. Ubwoba gusa se ahubwo ko ngiye nkazi. Anje. Ukaza gute? Njyewe mu gushaka kashi ndi uwa mbere. Uzajya ushaka kashi utazi no gusenga. Kandi nakubwiye ntabwo nasengera ibirenge nsengera kashi. Anje ujye usenga cyane rata bakunda. Tubanze turye. Kanga. Bitisha. Boss. Ase ni wowe uje? Uje gukora iki hano? Boss. Boss ndi kumva nabuze amahoro n'amahwemo. Umutima wanjye uri kwikanga buri kanya. Ngiye kubivamo. Sha. Ko numva uri mu kuvuga guzwa habaye. Boss. Nyine naje kukubwira ko ya mari yabonetse. Ayihe mari? Ya indi nyine wa mu boss yajyanye yayigaruye. Irihe? Boss. Kanze manze nitabe telefone ndabona hari umukiriya umamagaye. Okay. Gira vuba muvugane. Uzunge ko gahunda zimeze kuko ngiriye amafaranga kurusha ibintu byose bibaho. Sawa. Yego. Oui, hello. Njewe nkubwije ukuri gahunda yose nayirangije. Uba amafaranga ndimo ndayakoza imitwe y'intoki. Nyine wa mugabo twahanye gahunda y'ejo nimugoroba kandi yambwiye ngo akibona imari amafaranga arahita yishura ya cash. Ejo nyine ngo azahita yishura amafaranga yose ya cash. Kanga nakubwiye kandi kurimbwa. Boss, karibu. Karibu mwicare. Karibu. Boss. Warugarutse se? Serugagira bono bari ryari. Boss. Naye nafite gahunda yo kuza kureba ariko
ntabwo bwari bwire ntakugezeho. Aruzi n'ibindi icyo nshaka ni amafaranga yanjye y'amezi 4 nta yandi magambo nshaka kurenzaho. Boss ese ni iki kibazo cy'amafaranga? Nuko kashi ntegereje nyine zitarangiraho ngo mpite nkwishyura. Naho ubundi niyo mpamvu nafite gahunda yo kuza kureba nimugoroba maranye iminsi ikibazo cy'ubukene najya nguriza amafaranga 50. Amafaranga 50 yampa hanyuma ejo kashi nizingiraho ngiye nkakwishyura amafaranga yawe y'inzu hakwishyura ni 50 ushaka kunguriza. Numva ubutekamitwe bwawe yenda aza kukwishyuza amafaranga y'inzu yanjye ukambwira nkugurize nande. Ibintu ni bibiri, urahitamo kumpa amafaranga cyangwa umpa inzu yanjye nishakira abandi bapangaye. Boss nturebe iyi message asa muri 20 ntegereje kangeraho. Nese nimo ndakuvuga ngo ntegereje kashi ko zingeraho ukagenda kubishyura. Erega boss ngewe ndakwishyura amafaranga y'inzu nkwishyura ni 50 ushyizeho. Erega tuzajya no gusangira agacupa nge rugajya uranzi ko ndi umuntu mugabo imyaka mayimuze muri inzu ntabwo bizi bose tubanye nabi se ntabwo uzi ko Aruzi n'ikindi ye kubwa no mafaranga ibihumbi 20 niyo mfite, ariko ejo uzampa 1,200,000 wongereho n'amafaranga ibihumbi 20. Boss nta kibazo rwose ngewe ndakubwiye ngo rugagi ntabwo ndaguhemukira kuva twabana imyaka mbaye muri inzu se nagwize. Kandi uzarinda ijambo ryawe rekana nagende ndi kwihuta. Ijambo kurinda se ahubwo nzanarihagararaho ure kuntu rugagi ngende umuntu w'umugabo. Boss urakoze cyane. Urakoze. Sheri uretse gato mubwire. Ejo ni ukwimuka mugomba gutunganya amashuka imyenda ahantu batagira umuhanda njye ntabwo nakomeza kuhato. Okay, nta kibazo nimba uzi yuko ya modoka uzayizana njye nabyemeye. Nzayizana rwose nta kibazo. None se ibindi bikoresho? Ibihe bikoresho? Intebe, amasahani n'ibindi. Shiri twe turi abakire ntabwo tugomba guhora twimukana n'ibikoresho. Ibi tuzabisigira nyir'inzu aduhe mu make ubundi twe tugende. Okay, none se aho tugiye kwimukira haba hari ibindi bikoresho? Yego birahari. Okay, nimba bihari ndumva nta mpamvu yo kujya tubyigana nabo n'ubundi. Sheri njye niyemeje kugushimisha ibikoresho uzasanga hariya byose ni bishyashya gusa. Okay, nimba bihari ndumva nta mpamvu yo kujya tubyigana nabyo. Cyane rwose. Sheri bitewe n'urukundo ngukunda ibikoresho biri hariya byose ni bishyashya gusa. Imodoka, intebe, ibyombo n'ibindi byose. Sheri erega ndagukunda. Ni byose Sheri? Kandi uzabibona ejo ndagukunda n'ukuri. Nanjye ndagukunda. Mweshakanga umva tanga Sasha kugenda wayura we nta nisoro ufite muri uyu muhanda koko. Urabona ukuntu ugenda wayura mu muhanda nta nubwo wakikanga ko abantu bakubona niko uzigagara ukomeze nk'urwasaya rw'inka. Eko boss kuko nawe umuntu mukuru acyagenda utukana gutya n'ukuntu ufite umugore mwiza
bose ngo ariko waranimutse. Kangabo ndakwihanangirije n'umunsi warimo ntuzongere kuvuga umugore wanjye umuza muri ako kanwa kawe kandi uzi ko katagira isuku uzi ko umubiri watuma ugenda uhumura nabi kubera ako kanwa kawe ndakwihanangirije n'umunsi warimo ntuzongere. Bose ese ko tuvugishije ukuri wowe ko ngo wozamo ubwo uri kumva ufite impumuro mbi. Kangabo ujye ukinira mu gikopo wambara njye ubona nakurwa muri uwo mwobo wangu nakanwa ki. Bose ariko umubwije ukuri ku izina ry'Imana uzi ko nawe koko ufite ubwenge hafi ya nabwo. Umva yangije